tubwire uko wafungishije umukozi wawe. Je baba we tubwire, ndi kubona hano ibibazwa byinshi cyane. Ndashaka kubabwira rero ibyo bintu muri kumbwira ngo babivuga ngo bagira gutya, ibyo nibyo mu buzima nyine, ibyo ngibyo nibyo abantu bavuga, ariko nushaka kumva icyo mvuga mva nkubwire, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icya kabiri, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana mu buzima bw'umuntu. Wakumva ko Aline Gahongayire yapfaga iki n'uwo mwana? Umwana ugaburira uryi wawe ugaburira, wabwira uti ntungarukira aha ntagaruke, wakora operasiyo yo kumufungisha umushaka hiki. Nizera ko Aline Gahongayire akeneye 100,000 ntabwo yabishaka kuri uwo mwana. Ahoro n'icyo abantu bagomba kureba, inyungu se za Aline Gahongayire mu gufungisha uwo mwana no kumubeshyera zaba ari izihe twareba. Nese abakozi y'Imana baje babiba hanyuma bicecekere. Kigaje amago umuntu nago kwita umusayi umwe n'urundi umuntu nakwiba neje agaruka kwibe. Yaribye nyine amafaranga 100,000 yibye baramufunga, none niba yafunguwe nafunga umuntu akoresha amaboko ajye gushaka kandi kazi. Kubwo azanamuhamagara mubwira ati Imana imbabarire. Shomedi zabarangiza sha. Yabwiye ngo hari indwara zikiza mageragere. Nigizi inde nigizi niba yumva rero kwaza kubeshya kuri social media akabona amafaranga ne akwiyumvisha kwaza kubeshya abantu bakanga Aline Gahongayire. Aline Gahongayire yakoze umunwa, yakoze izina, imyaka maze arwana, ntabwo kari akana ka muzima, ahubwo karaza gukora ibyaha agafunga. Umushinjacyaha wamushinjaga mu rubanza niwe wamushinjuye. None yaramubaje ati wowe wakoraga 15,000 ati nyakubahwa mushinja cyane ibyo nakoreraga. Hanyuma ukarara n'izamu kuri 5 ati mushinja cyaha nibyo nakoreraga. Ati jewe yarisobanuye umusore ati jewe nakoziza nakoraga imirimo yo mu rugo, nagera muri icyo kimodoka kiri imbere ya butike narindaga nkasinzira, nyakubahwa nasanze bibye kubera umunaniro sinamenye uburyo bapfumuye butike baribye, none ndafunzwe imyaka 2. Umushinja cyaha yararize n'abacamanza, ubundi urubanza rwagomba gusomwa nibura mu minsi 15 baramwiye ngo kuwa kangaho urubanza rwe ruzarusoma, bahita bamufungura. Bahita bamufungura ubona yuko atakarengane nk'aka kabayo ari uwamuburaniraga n'umushinja cyaha, bose bahagaze imbere y'umucamanza ati akarengane nk'aka ntabwo kakibaho mu Rwanda. Bahita bamufungura ako kanya. Kumva ari ibyo bitandukanye rero n'umuntu wibye. Ega kwiba nubwo wakwiba 10,000 by'umuntu, hari igihe umuntu akwiba akarenzaho n'ibindi, akakwiba akarenzaho ibitutsi, akarenzaho agasuzuguro n'ibindi byinshi biherekeje ibyo yibye. Hari n'umuntu kwibuka ubona ko yakwibye uti soka wigendeye turarangizanyije. Ntabwo nibutsa yuko ya nta kagambana Aline Gahongayire yakorera uwo mwana. Ubwo si yabamukore umuntu ubwira ngo ngwino hana kaza ukanamubwira uti ndakwirukanya akagenda, ntabwo wakora operasiyo yo kumugambanira. Amugambanira se ayishyuza iwabo, amugambanira se agire gute? Je niyumvisha ko umuntu ukoresha umwana mu rugo akayafata decision yo kwemera ko afungwa umwaka, amufungiye 100,000 umwaka, umuntu yaba yakoze ikosa. Twarabanye se twarabanye mu muhanda, twari gatanga ubuhamya hano twese tukabimenya. Ibyana biba byarabaye gute mwana? Numva mu mufite ibibazo zikiri mu ikote se, hari igihe ibibazo binigisha karuvati. Ukabona umuntu agenda nyine yashize ariko yabinigishije karuvati. Kibazo si ikote ni ibiri mu ikote. Ubona zamura ikikandiro none gira vuba zane akabucino sha abwire bankore kabucino zamuriye forime noneho tuvuga. Oya ntabwo nafungisha umwana. Uramutse ubikoze byaba bimeze inde? Uramutse ubikoze naba naguye naba namenye nk'amavuko nabukoze bw'Imana bwawe buhari kuko jewe se giye abantu banyibye ntabwo mbafungisha. Nzabafungisha sha ndi kubivuga abakozi bumvuragira ngo banyibira amakamera, nzabafungisha sha ni munyi byihorere sha. Umuntu yamfungisha akaza no kunsura kuri abagusura bose kuri gereza saba kunzi. Hari nabaza kukureba ukusa. Naratangaye imfunzi umupastor umwe araza arampamagara, harampamagara iyo wumvise baguhamagaye urishima uti wenda mbonye umukati cyangwa agasukari. Amamagaye
arandeba aransuzugura gusa Yego. anyereka ko mfunze aratega aragenda Ekare. bukeye arongera aragaruka ku nshuro ya kabiri Mhm. ngo Harerimana Joseph hari umuntu waje kugusora witwa runaka pasiteri runaka Mhm. ahagarara nk'hariya mbwira ubusa habe n'umugati n'isukari Ekare. kandi ndashima Imana ko mu cyumweru cya nyuma yaje yambonye i Kigali. Yasha buriya abantu ni babi, buriya abantu ni babi. Ibyo nibyo nabonye n'amaso yanjye. Pastor azimageragera aje kunyereka ko mfunze, arampamagara nsohoka muri gereza mbwira ubusa. Uwo munsi aranambira ngo nimuhe nomero ngo azanyoherereza isukari, ndayimuha ntayo yohereje. Ubwa kabiri aragaruka naho bigenda gutyo. Ubona yaragamije iki? Inde yaragamije iki? Ntazongere kwiba, ibihano yarabirangiye, nave no mwitangazamakuru yo kuba ngo baramufungishije. Yafunzwe nuko yibye, ntabwo yafunzwe na Aline Gahongayire. Ariko mbere yuko tumwakira, reka tubanze tubwire umuntu ubuzima butameze neza yihangane. Uyu munsi ntabwo yabimeze neza, ariko ejo bikaba bimeze neza. Apotre meze neza. Ngo jewe se nijye wabwiraga se. Oye, nabwiraga abanyarwanda bose n'abarundi ubuzima butameze neza. Ariko buri muntu wese ni igisubizo cya mugenzi we. Warebye umwese mo mutameze neza ntubimubwira ahubwo ukabuhindura bwiza. Wenda kubajije oya mu minsi ibiri ishize aba YouTube mwarahembwe. Niba ngo abantu bose bitameze neza bari mu Rwanda no mu mahanga, ahubwo reka nkwereke ko bitameze neza umuhereho uhindura ubuzima bwiwe. Munyereke bamuvuga ngo abantu mwese bitameze neza ngo ni mwihangane ubigize gutya, ahubwo tubone umuntu umwe uvuga uti wowe wamuhinduye ubuzima bwe bwabaye bwiza. Kandi nanjye ubuzima butameze neza. Nde Kutambure niba ngiye bumeze neza. Shaviyore. Gihorere. Aho Imana igukuye turahareba. Ubwanwa buranyerera burashashagirana, uratambuka umuntu akagira ngo ni inka y'inzungu. Agihoreba. Ana amavuta y'ababyeyi. Na amavuta y'ababyeyi. Yego. Nacyo. Ariko turashimira Imana ku bwawe no ku bw'abandi. Yego. Turashimira abantu badukunda, turashimira n'abantu batadukunda. Barahari none se kutabatera amabuye. Inde batuma nsenga, abantu batankunda batuma nsenga. Babaye ubaye ukunzwe gusa n'abantu bose ntabwo wasenga. Kamemu wabusengera ikiza? Mu gihuzi ne turi kuvuga wowe. Turi kuvuga wowe. Yewe se subiramo. Ntabwo rubyumvishe neza. Turavuze ngo urashimira abantu batagukunda. Ndashimira abantu batankunda. Yego. N'abanyataka batuma nsenga. Yego. Uravuga ngo hari abantu batagukunda. Abantu bose bagukunda. Ngo wabusengera iki? Nese nabasengera iki? Uri umushumba. Inde? Uri umushumba. Sineza ko no kuyobora abakwanga n'izirwaye tumusenga. Ubwo sizo nyobora zose ziri mu bisubizo nabasengera iki? Bya bisubizo byabo byongeye. Inde? Bya bisubizo birimo biravanga rumwe bije ku rundi ako mu buryo bwiza. Amasengesho ni ubuzima burya nagira ngo numve ntabwo dusenga kuko badukunda nitunasenga kuko batadushaka, dusenga kuko twamenye imbaraga z'amasengesho. Amasengesho atuma dukomerera mu byo twizeye. Amasengesho ni urufunguzo dufunguza hatinjirwa. Amasengesho ni imbaraga zidutera uburinzi. Amasengesho atera feva igakurura abantu bakaduha ibyo dutunze tukabikoreshereza Imana. Abanyeshari bagahaguruka. Sara umuntu kugira ishyari. Inde abantu bankomera mu mashyi bose bamfitiye ishyari. Maze hari n'abantu bakimbona muri rya kote kera nambaraga. Rimeze rite? Ryarindi. Ntabwo ndibuka. Hagenze nzangerera mu gihe ngibagirwa. Ry'ubuyongwe. Kote ry'ubuyongwe. Ugiye muri babandi. Na Yesu yarinze ajya mu ijuru bakimureba muri iryo kote. Ni umwana wo kwa Yosefu, se ni umubaji. I Nazareti nta cyiza cyahaturuka. Ubusa pote. Bitambutse kuri babana bo mu muhanda ugiye kino bahereza. Abahe? Barabana bo ku muhanda. Kubera icyo mbajije ibyo.
nk'umuntu w'umushumba niyo mpamvu oya ko wiga indimi mu kiganiro icyumba jiji dore impamvu bikubajije yego nuko nawe ubwo buzima wabubaye twarabanye se twarabanye mu muhanda twaje ugatanga ubuhamya hano twese tukabimenya ibyana biba byarabaye gutemana numva muba mufite ibibazo mu muhanda twarabanye nose ntabwo wabubaye bazaso nyine ntabwo wabaye mu muhanda ibyo byavuga so ntibyavuga nkabo we wavutse mbi Kigali sibyo yego wavutse mbi Kigali uri mu myaka 24 je nujuje imyaka tarani ntuye i Kigali 29 wamenye ibyo mu muhanda gute wari utaravuka uzino bita amateka ibyo byamenya mama wawe mama wawe bikamenya papa wawe wowe wamenye gute ibyo mu muhanda none se ko mfite imyaka 10 kasha mwihimbiye ibintu mwihaye byo kwibintu byo kumenya byose umenye ibyo mu muhanda wabaye mu muhanda mfite imyaka 12 13 buryo nigaga ibintu byo mu myaka y'igihumbi kimwe magana nyine nicyo mudukubitisha naho mwize mudukubitisha aho mwize ubwo natwe tukabaneshesha aho Imana tugejeje ntabwo wansubije oya nabyibaje warumbwiye ngo iyo mpuye n'abana iyo utamutse kuri babana mu muhanda by'ubuzura bwati mwakiresha ese nanjye ko nkiri mu muhanda nanjye ndacyari mu muhanda wowe ntabwo ukiri ku muhanda ubu ngubu uri mu bisubizo ugerageje n'ahashize nk'ibiheze n'ahashize ibisubizo ni ibihe ni ikote se usanga kote wabona ngiye ntambaye ikibazo si ikote ahubwo ni ikiri mu ikote uzi ikiri mu ikote se hari igihe ibibazo binigisha karuvati ukabona umuntu agenda nyine yashize ariko yabinigishije karuvati kibazo si ikote ni ibiri mu ikote akantu se ahabaye meya ntihabura ikote ahabaye meya ntihabura ikote kandi n'ahari ubwanwa ku iherezo haza imvi ku iherezo haza imvi nta meya ubura ikote rero toki bakabinyuza muri social media twebwe twasomye bibiri akaboko kawe nigatanga kanika kabimenya urambaza ngo nagaburiye abantu wowe ibyomba naguhaye mba nabivuze reba uko usigaye ungana reba uko usa petit protocole mushakira ahubwo akanamwe urumva afite uravuga nk'ufite ihungabana wowe ufite ihungabana nta kintu wariye nariye namwe ndahazwe ikintu cyose ukomeze rero apo tubikora ikintu abantu ukabona barakishimiye urishima ubwaho yukora ikintu cyangwa ibikorwa byawe iyo nkora ibintu nkabona abantu barabyishimiye urishima nkora cyane bintera gukora cyane ariko nkacunga n'izamu kubera iki uracunga izamu iyo nkoze ikintu abantu bakishimiye ndakora cyane ariko nkasubira nkabane mukanya ndagiga konterevasi konterevasi urabyumvise se n'urushubu bashebeti urushubu bashebeti uraruzi urunyaramayo se uraruzi none ni iki narwo muraza kurwata akago n'urwikuzimu urwanye nka idigiri mini dig utuvuga urushubu bashebeti tukavuga n'urunyaramayo ubwo ushatse kuvuga iki indese ururimi rw'iwacu we kuko utari uw'iwacu ntabwo wamenya kuruvuga tuvuga shiboreta ngiye ntabwo nabasha kurwumva none se shiboreta urayizi oya none ubwira abadukurikiye shiboreta urayizi oya ntabwo mbizi urushubu bashebete uraruzi urunyaramayo uraruzi ubwo wasanga uri kunuka inde ega muratubeshya ngo mwarize wumvise mwarize ariko ntabwo mwasomye oye byose twasoma rero niba uje mu kiganiro reka tuvuge urushubu bashebete twumve kurumenya tuvuge urunyaramayo iyo bavuze urushuru iyo bavuze ibyo uvuze shiboreta urayizi se shiboreta ni iki nyine ntibikureba iyo babivuze wumva iki ni ururimi nyine utamenya ubwo nyine babivuze ukabavuze ya Everest wize ibyo ntibabyiga abantu basinze baba bafite ibintu byinshi bashobora kuvuga urushuba shebeti urunyaramayo shiboreta ibyo wabimenya se
apotre kambaza ibyo bireka tubisimbuke bisimbuka nyine kuko ibyo ntibiri muri domaine yawe ibyo ntabwo biri muri topic twaje kuganira oya ntibiri muri domaine yawe ntubyumva impamvu ntabyumva nuko ntabwo ndi wo mu majyepfo ndewe inde jewe se ndi wahi ruba mu rugo iwanyu ibintu byanyu sinzi n'impamvu ribita bafata sibyo reba hano sibyo akumenye kiranga reba hano harera Imana Joseph umurenge akarere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima wowe mu majyepfo twarabanye se uwo bazumenye ngo mu majyepfo twariganye twaraturanye uzi gute oya iyo iranga muntu buri imbere n'ibikamera byawe iranga umuntu yawe wowe rekeraho mu majyepfo uhazanye ute wavutse mbi Kigali no wavutse mbi Kigali sibyo wavutse mbi Kigali ndakwibuka wowe uza gusenga ufashe ku ijipo ya mama wawe uri umwana mu gakinjiro umbwiriza waje kumenya ibyo mu majyepfo twaravukanye reka ndagukurikira reka mbwira abantu mu majyepfo ngo nibakomere nose ushaka kuyihakana basi mu majya ushaka kuyihakana mu majyepfo Imana ntabwo indeberaho navukiye ahubwo indeberaho ntuye nahise ugiye kuyihakana ahantu wavukiye wari uhari se byaba ari ikosa rikomeye cyane huba abasaza bari bo mu majyepfo uvuga mu rugo iwanyu mu rugo heheze mu majyepfo mu rugo ni heze kavukire yawe Pawulo abago naho twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azaza iwacu ni heze naha ku isi muri Kigali ega mwahumiye muri YouTube ntimuzi aho turi kuva naho turi kujya iwacu ni mu ijuru ese ubimanda nivuga uri mu kiganiro turimo ahangaha turi mu buryo bw'umubiri ntabwo turi mu buryo bw'umwuka iwanyu ni mu ijuru kavukire yawe ni mu ijuru mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri ntabwo ari mu buryo bw'umwuka iwacu nihe mu buryo bw'umubiri mu karere ka Nyarugenge mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muhima akagari k'amahoro umudugudu w'ubuzima ngovuga akagari k'iwanyu n'umudugudu umva uburyo leta ifite ibibazo by'urubyiruko nkawe uwakubaza akagari k'iwanyu n'umudugudu n'isibo ntubizi ibyo ngibyo ni kuko mu gitondo byo mbyutse mbwira umuntu twararanye ati waramutse neza njyewe rero iwacu ni mu ijuru niho ntegereje umukiza ko azaza ahandi umbazi iwacu ni ibyo tubireke ahubwo naho wumvishe iwanyu ahari apotre mu minsi yashize wari uri mu buzima bwo kugororwa inde ntabwo wagiye kugororwa uba nabyo byihakane kandi satani wabanteje azana bankiza kugororwa nari ngoramye umutwe nari ngoramye umugongo nari ngoramye amaguru nari ngoramye ubona naragororotse se baragororotse Imana ishimwe ko nagororotse ye nabyumvise kugororwa ese ibyo muzahora mubivuga mugeze ryari ibyo muzabivuga mu binkubitishe mugeze ryari niki cyakurakaje inde niki cyakurakaje ko nta kintu mfite ko nta faranga ufite kambaze ngo ku mafaranga yishyira kuri mobile money umva aho ngaho vabuze leta zizamuka kubona shiraho rwose tumaze gukora iminota 16 uya ahubwo baza kuvuga ahubwo haza kuvugamo n'igipfusi warakaye none 078 yego 54 hari igihe mujya mumbeshya ariko 11 wumve ko nongera gusakuza mu kiganiro mugomba kumenya aho nkunda apotre ntakibazo ufite kandebe jana ngo mama na mama umuntu ubeshya pasiteri yewe ngenda kijijwe apotre ndakijijwe kandi cyane numero ya mama imubwire ko waguye nge ntabwo naguye nge ni umuntu wakijijwe cyane kandi banasenga ubona zamura ikiganiro noneho gira vuba zane akabucino sha abwire bankore kabucino zamuriye forime noneho tuvuga ntabwo wavuga mwana utameze neza uno se umeze neza basi ukamemo kuko nimva aha iri kote mbonye amafaranga ushyizeho ndi buri hanagure bazubwiye n'abana ntibavugire nimero bayumvise numero ni 0788 54 11 niyo bango yongwe turamwumva uranyumva nijoro uranyumva mu modoka yawe no kuvuga gusa uranyumva
0788 54 11 18 niba abantu bankunda nibambwire ko bankunda kunkunda ni ukunsapotinga kunshyigikira nanjye iyo nkunda umuntu bitamubwira nti nibaguhereza batanga ituro ku mukozi w'Imana inde shaka kunsubiza mu gihe ibikorwa byawe byashimwe n'Uwiteka niba ukunda umuntu mukunde niba ukunda umukecuru mu cyaro mugurira igitoke mushyira umuceri niba ukunda uko umuntu yambara mubwira ngo ati ubundi agakote nk'aka kandi kagurirwa ke niba atuye umuntu aramfata niba ukunda umuntu muhereza ururabyo akiriho mu rurabyo kiriho niba unkunda nshyigikira nkiriho wikwita ku magambo y'abandi hari icyo unkundira kandi icyo unkundira kizamuka urumva vabo zitahise zizamuka oya kubita ikiganiro none vuga noneho nkuri mu kiganiro utayimonera pfu nkurikije message umukozi w'Imana yego umukozi w'Imana hari ikintu umwana nk'umuntu wabera umubyeyi yagukora ku buryo wamufungisha oya ntabwo nafungisha umwana uramutse ubikoze byaba bimeze inde uramutse ubikoze naba naguye naba namenye nk'amavuko nabukoze bw'Imana bwawe buhari kuko jewe se jewe abantu banyibye ntabwo mbafungisha wapi ko umuntu yakwibye kumufungisha byaba byagenze bite nk'umukozi w'Imana ni heshusho abahereza abakozi b'Imana bagenzi uyu muntu yanyibye suru yaba yanyibye ibiki kireka wanyibye Bibiliya gusa Bibiliya yanjye wayibyeho na uhita njya kugura indi nose kunyiba use oya ntabwo umuntu yanyibye namufungisha jewe nzabafungisha sha ndi kubivuga abakozi bumva uragira ngo banyibire amakamera nzabafungisha sha ni munyiba uvuze ko yamufungishije amuvuziza ubusa uwo yababeshya kuko inzego ntabwo zifungira umuntu ubusa kugira ngo ufungwe ikimenyetso kiba haba habonetse ibimenyetso by'uko icyo cyaha wagikoze icyaha cyaguhamye cyakora ushobora gufunga umuntu bari gushakisha ibimenyetso ya minsi 5 ya ribu ya minsi 10 n'ingahe ya parike ya minsi 30 y'igifungo cyo kugira ngo bakusanye ibimenyetso niyumvisha yuko rero ashobora kubamo ibintu bibiri ntabwo ari umuntu wese wabyihanganira watwara ibihumbi 100 bye akakureka ariko hari umuntu kuburyo ushobora kumwiba ibihumbi 100 akavuga ati ahubwo Imana irakunkijije kuzanyiba miliyoni 5 cyangwa 10 akakureka ukigendera ntabwo ari abantu benshi icyo kigeragezo rero bakinesha reka tufatire ku rugero Aline Gahongayire byagenze yego Aline Gahongayire ntumuzi ni inshuti yanjye turamuzana ni inshuti yawe muraziranye Aline Gahongayire k'umuntu w'umuramyi uririmba indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza yaragiye afata umukozi we mu rugo aramufungisha bamufunga igihe kingana n'umwaka wose amufungisha yamwibye iki amushinja ko yamwibye amafaranga ibihumbi 100 urumva wa mukozi bamufunga igihe kingana n'umwaka wose kandi mu gihe wa mukozi we ejo bundi yaje kuri kiganiro avuga ngo Aline Gahongayire ngiye yarampohoteye aramfungisha kandi mu gihe ayo mafaranga yanshinjaga ari ibinyoma nese icyo gihe wakumva ko Aline Gahongayire yapfaga iki n'uwo umwana ugaburira uryi wawe ugaburira wabwira uti ntungarukira aha ntagaruke wakora operasiyo yo kumufungisha umushaka hiki nizera ko Aline Gahongayire akeneye ibihumbi 100 ntabwo yabishaka kuri uwo mwana aho rero nicyo abantu bagomba kureba inyungu se za Aline Gahongayire mu gufungisha uwo mwana no kumubeshyera zaba ari izihe twareba ntazirimo nose apotre kamubaza mufite umukozi wo mu rugo iwawe jewe se reka nta mukozi ngira ko mu rugo akora mugize nta mukozi wo mu rugo ngira ibyo wenda ni madamu wabimenye yego aramufite mu ababa mu rugo iwacu bose n'abana mu rugo oya reka tubare umukozi reka tubare ababa mu rugo iwanyu ariko batarabawe sibyo ntabwo bazi uburyo urara uburyo isaha winjira mu nzu baba yize mu rugo buri situation yose iba mu rugo baba yize ntihari igihe ushobora gukora ikintu kibi kugira ngo ngucerekeshe ngewe kakora uko ushoboye kose kugira ngo mbashe kuba nagufungisha oya je niyumvisha yuko niba koko ibyo byarabaye ari nagafungisha
umwana wabaga iwe mu rugo igihe cy'umwaka byaba ari bibi, yaba yarakoze amakosa. Ari byo koko yaba yarakoze amakosa. Buri ibihumbi 100 abantu bazigereza icyo ari cyo, uri umukozi w'Imana umuntu akakwiba ibihumbi 100 ukabuza igereza icyo ari cyo, buriya wanamubabarira, wamubwira uti igendere. Oya, hari igihe umuntu akwiba akarenzaho n'ibindi, akakwiba akarenzaho ibitutsi, akarenzaho agasuzuguro n'ibindi byinshi biherekeje ibyo yibye. Hari n'umuntu ukwibuka ubona ko yakwibye, uti sohoka wigendeye turarangizanyije. Ntabwo nibutsa yuko oya nta kagambana Aline Gahongayire yakorera uwo mwana. Ubwo si yaba mukorera umuntu ubwira ngo ngwino hana kaza, ukanamubwira uti ndakwirukanya akagenda. Ntabwo wakora operation yo kumugambanira. Amugambanira se ayishyuza iwabo, amugambanira se agire gute? Je niyumvisha ko umuntu ukoresha umwana mu rugo akayafata decision yo kwemera ko afungwa umwaka, amufungiye ibihumbi 100 umwaka, umuntu yaba yakoze ikosa. none se Apotre kamubwira mu gihe jewe unagiye kuburana umunsi mburana bwa nyuma mu misi najyanye n'umugororwa twajyanye kuburana twari turi mu modoka. Hanyuma uwo muhungu yaragiye kuzuza umwaka hafi imyaka 2 afunze imageragere, aza kuburana mu mizi. Uzi cyeseye yakoreraga nyirabuja mu rugo. None nyirabuja yakoreraga yamuhembaga ibihumbi 15, ari umukozi wo mu rugo ibihumbi 15. Bo umugabo wo mugore akagira butike. Noneho boss nyine aramubwira ati noneho reka uzajye unararira butike, nzakongera ibihumbi, nzajya nguha ibihumbi 5. Mu rubanza rwabaye yaburanye ndangije kuburana bibe 20. Urumva rero umusore wo mu rugo ukora ibihumbi 15 yamesa imyenda ya nyirabuja, arakoropa akamesa imyenda ya nyirabuja, agakoropa agakora mesera abana ibintu byose. Noneho ya masaha yakagombye kuruhuka ajya kuryama, akajya kurinda butike. Kuri butike ngo hari ikimodoka nicyo yararagamo. Ahageze rero n'umunaniro agwa gacuho. Muri kwako gwa gacuho ru butike barayiba. Umushinjacyaha wamushinjaga mu rubanza niwe wamushinjuye. Nibikunze kumushinjacyaha ashinjura umuntu. We rero yaramushinjuye. Cyavuze ati umuntu nkawe, umuntu nk'uwo utagira impuhwe, agafata umwana w'umusore nkawe akamuhemba ibihumbi 15 akora mu umuntu nkawe. None yaramubaje ati wowe wakoreraga ibihumbi 15, ati nyakubahwa wamushinja cyane ibyo nakoreraga. Hanyuma ukarara n'izamu kuri 5, ati mushinjacyaha nibyo nakoreraga. Ati jewe yarisobanuye umusore ati jewe nakoziza nakoraga imirimo yo mu rugo. Nagera muri icyo kimodoka kiri imbere ya butike narindaga nkasinzira. Nyakubahwa nasanze bibye kubera umunaniro sinamenye uburyo bapfumuye butike bari. None ndafunzwe imyaka 2. Umushinjacyaha yararize n'abacamanza. Ubundi urubanza rwagomba gusomwa nibura mu minsi 15. Baramwiye ngo kuwa kangaho urubanza rwe ruzarusoma. Bahita bamufungura. Bahita bamufungura ubona yuko atakarengane nk'aka kabayogo. Ari uwamuburaniraga n'umushinjacyaha. Bose bahagaze imbere y'umucamanza ati akarengane nk'aka ntabwo kakibaho mu Rwanda. Bahita bamufungura ako kanya. Kumva ari ibyo bitandukanye rero n'umuntu wibye. Ega kwiba nubwo wakwiba ibihumbi 10 by'umuntu. Watu umwana bamurekura ku kanya. Rwose bambwiye ati kuwa kangaho uzaze bakurekura. Urubanza bararusoma bahita bamurekura. Kuko niyumvisha yuko rero kwiyumvisha ko umuntu yakwibye ibihumbi 100 nubwo yakoze icyaha, ukumva ko ikisubizo ari uko yajya gufungwa umwaka wose. Nose mu gihe reba Aline Gahongayire mu gihe yafungishije uwo mukobwa iwabo baramuhamagaye baramubwira ngo aho kugira ngo udufungishirize umwana reka tugurishe n'isambu amafaranga yawe tuyakwishyura
ahubwo kugira ngo ababwire ngo babyeyi muzane amafaranga umwana wanyu agaruke mu rugo ahubwo aravuga ati amafaranga ntawe nkeneye. Iyo umuntu yakoze icyaha yageze imbere y'amategeko, reka nkubwiye, iyo umuntu yakoze icyaha yageze imbere y'amategeko, uwo yagikoreye nta bubasha bagifite, abasigaranye ububasha bwo kuba yakwandika urupapuro ati ndakubabariye. Rero umuntu aramutse aho yibye telefone akagera muri ribu, ribu yabonye igisambo kuko itegeko ryapfuye. Ariko mu gihe ababyeyi bari kubatindeka twishyura iyo telefone, wowe usabwa gutanga imbabazi, ibihano bikoroha. Ega hari abantu bagiye bakorera bafungisha abantu, ugafungisha umuntu kuko usenga ukijijwe, umwuka yarakaza akakubwira ati wahemutse, ukajya no kugemurira wa wundi wafungishije. Kuba wabuzi ko hari umwana wafungishije umwaka ari muri gereza, ababyeyi barira, buri usenga uba mu bihe byiza byo gusenga, wanagura n'ibyo kwibuka mugemurira. Ibyo rero birakorwa ku bantu, hari abantu bagiye babikora, tuza abantu bafungishije abantu barangije baranabagemurira kuko Imana yababwiye ati washoboraga kwihangana. Ibyo ntabwo mbyumva. Mu gihe umuntu yafungishije umuntu, urumva nta mpuwa mumfitiye, ubwo si ibintu yakugemurira wawe. Aho ni mu mubiri inshuti yanjye, ko ni mu mubiri. Umuntu yakwibye mu mubiri, uri mu mubiri, mwiturana hasi nyine ukamufungisha. Ariko uri mu mwuka, uravuga ati uyu muntu yanyibye, genda, nta mpamvu yo kuguhemba ibigori bya gereza ukamwihorera. Ariko ribu yo iragufunga kugira ngo utaziba n'abandi. Yego, reka mbivuge gake, we byigeze bikubaho gute ko umuntu yagufungisha yarangiza akaza no kugusura? Umuntu cyihuse ko ibyo byihoreresha, umuntu yamfungisha akaza no kunsura. Abagusura bose kuri gereza saba kunzi. Hari nabaza kukureba ukusa. Naratangaye imfunze. Umupastori umwe araza arampamagara. Harampamagara, iyo wumvise baguhamagaye urishima uti wenda mbonye umukati cyangwa agasukari. Ampamagaye arandeba aransuzugura gusa, anyereka ko mfunze, aratega aragenda. Buke yarongera agaruka ku nshuro ya kabiri. Ngo Harerimana Joseph ari umuntu waje kugusora yitwa runaka, pasiteri runaka. Ahagara nkari yambwira ubusa, habe n'umukati n'isukari. Kandi ndashima Imana ko mu cyumweru cya nyuma yaje yambonye i Kigali. Buriya abantu ni babi, buriya abantu ni babi. Ibyo nibyo nabonye n'amaso yanjye. Pastor azimageragera aje kunyereka ko mfunze, arampamagara nsohoka muri gereza mbwira ubusa. Uwo munsi aranambira ngo nimuhe nomero ngo azanyoherereza isukari, ndayimuha ntayo yohereje. Ubwa kabiri aragaruka, naho bigenda gutyo. Ubona yaragamije iki? Inde yaragamije iki? Kubaho neza kwanjye byari byaramuguye nabi. Yaraje rero kureba ko nsa nabi, kandi no muri gereza nasohotse nambaye ishati iteye ipasi, nsa neza, nanyweye n'icyayi, nanyweye n'igikoma, nariye n'ifunguro rya gereza, mvuye no kubwiriza ubutumwa bwiza, ndivuga ngo ubu umwami Yesu ankunda ndamahoro, ndi gukora ibihano. Isura mukobwa yine Gahonga yari afungishije kwa kurana ikiganiro arambwira ubura Apotre ngo bamuzanye muri gereza nanjye nyirimo. Ngo yari umukozi w'Imana, niwe muntu wabwirije, nanjye numva ndahohotse. Urumva nta nubwega baragufunze bakagufungira icyaha kikaguhama, ntukwiriye kuza ngo ugaruke mu biganiro ngo barakurenganije. Uzi ko nabyo ari ukwica itegeko. Niba icyaha cyuko yibye mu mafaranga cyaramuhanye agafunga akagaruka avuga yataka Aline Gahonga, nabyo ni icyaha ari gukora. Muri kumukoresha icyaha ubwo cyamufunga. Ari guhakana icyaha yafungiwe itegeko, kandi itegeko ryarakimuhaniye. Jiwe nakwicecekera. Nese byari gukora rumva biza kumwungura iki? Ukuri kuweze. Umenye ko abakozi b'Imana kuba umuntu kuba yaribye amafaranga y'umuntu se bakamufunga yayibi. Bazumva ko kan abakozi b'Imana basigaye batwishamo. Ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi. Ye niyumvisha ko ibyo atari ngombwa. Iyo saga twanayirikiraho. Ntazongere kwiba, ibihano yarabirangiye, nave no mwitangaza makuru ye kuba ngo baramufungishije. Yafunzwe nuko yibye, ntabwo yafunzwe na Aline Gahonga. Nese abakozi b'Imana baje babiba hanyuma bicecekere. Kigaje amago umuntu ntabwo kwita umusayi umwe n'urundi umuntu nakwiba neje agaruka kwibe. Yaribye nyine amafaranga 100,000, yibye baramufunga, none niba yafunguwe nafunga umuntu.
akoresha amaboko ajye gushaka kandi kazi ahubwo azanamuhamagara mubwira ati Imana imbabari warutabaje se bakwibye gatoroshi ya 12 ukareba ko batayishakisha uwayibye bakamufata akaboko gajwe ibitari ibyawe mu Rwanda ntigakunda kumva ruvangwa ari ne Gahongayire yaramfungishije nibye ibihumbi 100 yabyibiraga se we ntabwo yabyibye we ntabwo abyemera werekeraho ntabwo abyemera no icyaha cyaramuhanye ahubwo icyo nakubaza afunguye yabaye umwere cyangwa icyaha cyaramuhamye yarangije igifungo none se niba yarakoze igifungo icyaha cyamuhamye akabagarutse kuvuga ngo urumva atari gukora ikindi cyaha cyamufunga ahubwo RIB iramufata aho dora akantu yavuze nyine ngiye uretse ko nakemera nyine yavuze ngo Aline Gahongayire yazaga kuri RIB muri ya minsi umuntu abari kuri RIB yaje akababwira ngo mukubite imbwa none se Aline Gahongayire ayobora RIB muri RIB nta nkoni zihaba jewe muri RIB kuri station ya Kimironko nahamaze iminsi 30 wumvise sinigeze mbona umuntu bacira amacana sinigeze mbona umuntu bakubita urushyi haba amazi wowe uko ushaka haba ibyo kurya ifunguro ry'umugororwa wumvise kuko ega muri station ya RIB nabantu babatara haba imfungwa z'uburyo butatu haba imfungwa za pariki zirindire kugimageragera hakaba n'imfungwa za RIB hakaba n'abandi bantu baba bari kuhanyura bajyanwa hamwe kwa Kabuga n'ahandi nyine bamwe bafungwa igihe gito batajya muri pariki biba ngo rero ubanga umuntu yarazaga ngo kuri RIB ngo akabwira abantu ngo akavuga ngo nasohoke bamukubite Aline Gahongayire se ninde Aline Gahongayire ko yajya no kuri RIB agasaba umunyo bakamubwira ngo tahava mubwira abantu bakomeye kare waba generali ufite ibyo wambaye hano wajya kuri RIB ngo nibaguha umuntu ufunze ugategeka ngo nibasohora umugororwa bamukubite azanatubeshya ko imageragere bamusohoye baramukubita ntabwo bikunda ibyo bintu ni ibinyuma ari kubeshya rero abantu batazi ibya RIB n'imikorere ya RIB ahubwo urumva ari gukora ibyaha bibiri icyambere ari guhakana icyaha yahamijwe n'itegeko icya kabiri mukamukoresha mu itangazamakuru atabizi akaza avuga ngo RIB baramusohoraga bakamukubita urumva se bataza kubimubaza ahubwo agiye kuzajya imageragere nadakura urusaku muri social media niyishinga aba YouTube ahubwo mumunzanire muganirize mubwire ibyo bintu abivemo muri kumukoresha ibyaha umuze n'umushuti wawe muri kumukoresha ibyaha ejo uzamunzanire dukorana ikiganiro mwiyama sinangomba ko dukorana ikiganiro umuhe nomero yanjye azaze kuri biro yanjye muganiriza afite ikibazo urumva amaze gukora ibyaha bibiri icyambere arahakana icyaha yahamijwe n'amategeko icya kabiri ari kubeshyira RIB ngo Aline Gahongayire ngo yarazaga ngo akamusaba bakamukubita kandi iminsi 27 namaze kuri RIB nta muntu nabonye bakubita uruki nta nkoni nabonye bafunga nta nuwo nabonye afunze muri gereza yambaye amapingu iyo ugeze imbere ya gereza bakwambura amapingu ugasanga abaturage bagenzi bawe ibyo rwose niko biri ni nako byubatse urira arabeshya niba yumva rero kwaza kubeshya kuri social media akabona amafaranga akiyumvisha kwaza kubeshya abantu bakanga Aline Gahongayire yakoze umunwa yakoze izina imyaka maze arwana ntabwo kari akana kamuzima ahubwo karaza gukora ibyaha bagafunga ko Aline Gahongayire bavuze ko ari inshuti yawe inde nuko ari inshuti yawe niyo mpamvu uri kuvuga inshuti yanjye ni Mukakarisa Bibiane tubyaranye batanu uraza kumbaza ubundi ubushuti nuko ari umukristo nanjye nka umukristo ibyo bindi rero abeshya ngo urumva hari n'ibindi hari nejo sizo numvise by'inzoka n'ibiki ira nkuru y'inzoka nuko hari ukuntu wagitiga ikiganiro ukafatwa tu punchline ukatuzana imbere bakagira ngo ni inkuru y'umuntu umwe ahubwo ira nkuru y'inzoka na handi hantu yakoraga inyamirambo we aho yajyanaga ibyo kurya ku meza yamara kugeza ku meza hakaza inzoka ikabanza igaca kuri byo kurya yashyize ku meza mbere yuko banyirabuje babanza kujya ku meza ibyo se ko atabivuza akihakora cyose ni ibinyoma akumenye ko muri nanjye ndakubaje ko ibyo byose yavuze nabo ari gushinja ibyo byose abivuza avuye muri gereza nabo ari gutanga ubuhamya bw'ubuzima yabayemo
social media izabarangiza sha yabwiye ngo hari indwara zikiza imageragere nigizi inde nigizi yakuzibaza dogiteri utazi indwara y'ibinyoma y'amagambo nkayo yo gusebanya n'ibinyoma no kwiba izo zirikiza inde none se hakanganye nako harangoro ya ubwo si nihankaza